ibimenyetso bitanu byerekana ko uri umuntu ugwa neza ugakabya n'uburyo wabikosora ukaba umuntu wihagazeho. Nibyo tugiye kuganiraho muri iyi video, ariko reka mbanze mbasuze, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kwiyitaho mu gukurikira inzozi zanyu. Murabizi ko twebwe turi abantu bashaka kwihesha agaciro, bari mu nzira yo guhindura ubuzima, kwita kuri twebwe, kwita ku munezero wacu. Ubundi kugira neza ntabwo ari bibi, ni ingeso nziza cyane, ariko iyo birengeje urugero byerekana kutigirira icyizere, maze bigahinduka intege nke, ikosa rikomeye cyane. Niyo mpamvu muri iyi video ndagusangiza ibimenyetso biranga umuntu ukabya mu kugira neza. Wibabaho cyane abantu nk'abo. Turareba kandi uburyo wakosora ibyo bintu niba wibona muri ibyo bimenyetso, maze ugashobora kwihagararaho imbere y'abandi. Ni ngombwa cyane ugasubirana kwigirira icyizere, maze ugahagarika amakosa ukora yo kuba umuntu mwiza ugamije gusa gushimisha abandi, kubera ko n'ubundi ntacyo bitanga, ntacyo bikumarira, ahubwo uzasanga ko abantu bakwifatira buri munsi hanyuma ukababara. Burya kugira neza wiyibagirwa aba ari ukurengera, kandi ikintu cyose kirengeje urugero gihinduka kibi, kikatugiraho ingaruka mbi. Kugira neza byiza ni byiza, kugira neza byiza ni byiza, ariko kugira neza nabi ni bibi. Kugira neza bibi ariko kuri iyi si turimo, iyo ukabije ubugwaneza ntawe kugeza. Sinkubwira ngo uwo umuntu mubi ugirira abandi nabi, oya, ibyo ndabirwaya ngewe. Abantu bagira nabi ntabwo turi kumwe, gusa ndagukangurira guhagarika kuba umuntu mwiza, bya bindi birenze ubugwaneza bigahinduka intege nke, bibaho cyane. Ndakubwira guhagarika ubuhemu wigirira wowe ubwawe, guhagarika uburyarya ugira ugamije gushimisha undi muntu, ukabikora bitakuvuye ku mutima, cyane mu gihe ubikoze nyuma ukicuza. Kandi bibaho, abantu benshi bakora nk'ibintu ugamara gufasha umuntu ukajya inyuma ukiciragura wowe, ukicuza, ukitukagura uko kirakoze biriya. Ikimenyetso cya mbere rero kiranga kuri umuntu mwiza by'intege nke, birakugora kuvuga oya, usubiza yego kuri byose usabwe. Wampa iki n'iki? Yego. Mbese waza tukajyana aha uyu mugoroba? Yego. Wanguriza 5,000 aho se? Yego. Ejo uzaze muri mwisabukuru yanjye? Yego. Niyo waba ufite ibindi bintu? Yego. Niyo ari ibintu bikubangamiye uremera. Kubera iki? Kubera ko ufite ubwoba bwo gukomeretsa abandi, ukemera gukora ibikubangamiye. Cyo ni ikibazo gikomeye kuri wowe mu mutwe. Kuvuga oya, guhakana, bivuga kuba umuntu mubi. Nuko nguko utekereza ibintu. Urumva aho ikibazo kiri, witiranya ibintu. Uziko ko nubwira abandi oya batazagufata nk'umuntu mwiza, noneho kugira ngo bashimishe ukemera ibyo bagusabye byose. Iyo umeze gutyo rero ni amakosa akomeye, byerekana ko utifitiye icyizere. Nuko utagirira icyizere ntabwo ari ubugwaneza. Icyo gihe ugomba kwitonda ukamenya gutandukanya ubugwaneza no kutigirira icyizere. Kuba umuntu mwiza ariko uri umuntu ufite icyizere, niko bigomba kugenda. Abantu benshi bitiranya kutigirira icyizere no kugira neza, bya bindi birenze urugero. Ntabwo ugomba kubyitiranya. Umuntu utizera akunda gushaka gushimisha abandi kugira ngo bamukunde, kugira ngo bamwemere. Niba wibona kuri ubu buryo, igihe kirageze ngo utangire ugira ibyo ukora kugira ngo bihagarike. Mbere na mbere ugomba guharanira gukora icyiza kuri wowe ikigushimisha. Ugomba kwiheraho mu buzima. Nubwo tutabitojwe, umuntu agenda byiga buhoro bigashoboka. Nta bundi wigirira nabi. Iyo umeze gutyo uba uri umuntu wigirira nabi, kubera ko iyo umeze gutyo ushobora no kuburara, kubera ko abaturanyi bawe batambutse iwawe bivuriye nk'ahantu nta n'ubu bari baje kugusura, maze bagasanga urahishije.
bakarya byose kandi ari byo wari ufite byonyine. Iyo umeze gutyo niko bigenda, bakihereza bakarya ukaburara, kubera ko ufite ubwoba kubabwiye ko ari byo bihari byonyine, ko bagufata nk'umuntu mubi, kwemera ugaceceka ukabibaho ukabahereza wowe muri baho cyane. Nyuma bamara kugenda ugasanga ni wowe uri kwitotomba ko bagucuze, uri kwicuza, wiciraguraho, wibaza impamvu warese bakabirya byose, inzara maze ikagukubita. Niko bimeze gutyo, nta cyizere wigirira icyo gihe. None kuki utabwira ko nta bindi ufite, hanyuma ukagira icyo wisigira? Bigutwaye icyo bibabwiye? Icyo ni ikintu cyerekana ko nta cyizere wigirira, bigatuma uhinduka umuntu mwiza cyane wiyibagirwa, uba kubikosora. Ubugwaneza bumeze gutyo ugomba kubuhagarika uhereye nonaha. Kugira neza wiyibagirwa ni intege nke, bigaragaza kutigira icyizere. Niko bimeze. Ikimenyetso cya kabiri kiranga umuntu ugwa neza by'intege nke, asaba imbabazi niyo nta kosa yakoze. Abantu benshi bameze gutyo babaho biteye ubwoba. N'umuntu utigira icyizere, noneho bigatuma iyo hari ikibi umugiriye wowe ari wowe ukimugiriye, kugira ngo yirinde rwaserera n'ibibazo, uwo muntu warenganye niwe ufata umwanzuro wo gusaba imbabazi abandi, kandi ari we warenganye. Bibaho cyane, urugero no mu bashakanye cyangwa mu rukundo, kubera ko nta cyizere wigirira ugasaba mugenzi wawe imbabazi, kubera ko yahindukije ibintu akabigushyiraho, ukabyemera ugasaba imbabazi. Aho kugira ngo abe ari we usaba imbabazi, ni wowe ubwo utangira kwicira urubanza, maze ugafata icyemezo cyo gusaba imbabazi ari wowe. Birababaje ibyo bintu nk'ibyo, bibaho cyane. Hari n'abantu ubwo baza mu bashakanye habaye ibibazo, hari n'abaturage cyangwa inshuti bakumvisha undi ko bari usaba imbabazi kandi utakoze icyaha, ngo kugira ngo bateze ngo amahoro, ngo twasira zirangire. Ibyo ni ugushyira hasi umuntu, gushinja umuntu ibintu atakoze no kumushyira hasi, kandi wakabyemera nawe ubwo akaba yishyize hasi. Yego ni byiza gusaba imbabazi, ariko iyo abantu babonye kuri umuntu usaba imbabazi nta mpamvu, bararengera bakakwifatira. Barakwifatira, niko bigenda. Niyo mpamvu ubwo bakwitonda kumyifatira imeze gutyo, kubera ko nukomeza abantu bakakumenyera gutyo muri iyi si turimo, kuri umuntu utagira ibitarengwa iwawe, kuri umunyantegenke, abantu bazagukandagira, bakugendeye hejuru. Ko bimenye, ugomba kubimenya ukikosora uhereye nonaha. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko ukabije ubugwaneza ni uko wemera ibintu utanabitekerejeho, nyuma ukicuza, ukicira urubanza. Wemera gukora ibyo abantu bagusabye, nyuma wawe uri wenyine ugasanga urimo kwitotomba, ucira rwa rubanza nyine. Ni gute nemeye ibi n'ibi? Ni gute natanze iki n'iki kandi nanjye ngikeneye? Nabyemeye gute? Ukaba wababaye. Mbese ushaka gushimisha abandi ariko wowe ukibabaza. Wemera byose kubera ko udafata n'umwanya wo gutekereza ku bintu. Ntutekereze ugahita yego utanatekereje. Ntabwo utekereza ku bintu ngo wibaze, ese ibi bintu ngiye kwemera ni byiza kuri jye cyangwa ni bibi? Ibi ni byiza kuri jye cyangwa ntabwo ari byiza? Ubanza wibaza ibyo bintu. Wemera byose, ukakira byose, nyuma ukicuza mu mutima wawe, ukinjira mu marangamutima mabi, ukabara muri wowe gutyo, kandi ari wowe wafashe icyemezo cyo kwemera ibyo wemeye. Niba ngusabye ikintu ari cyo wacungiragaho, nawe wenyine ari wowe wenyine wari cyo kintu waruvuga uti nicyo kimfasha, nicyo mfite cyonyine, maze ukakimpa, nyuma ugasigara uwabaye wicira urubanza. Ibyo ntabwo ari kuba umuntu mwiza, ahubwo ni uburyarya wakoze. Uburyarya ahubwo nawe ubwawe uriryarya, uribeshya ukabeshya n'abantu. Abantu benshi baribeshya bakitiranya ibintu. Ibyo ntaho bihuriye no kuba umuntu mwiza, kubera ko kuba umuntu mwiza bigomba kuva mu mutima. Ugakora ikintu nyuma ntubicuze, ukumva urishimye, ahubwo bikarangira ntujye mu bintu byo kwicuza. Iyo uri koze ikintu nyuma ukicuza, nyuma ugatangira gutekereza se nabikoreye iki, icyo gihe ntabwo uri umuntu mwiza, ntabwo ari ubugwaneza. Ibyo ngibyo ni intege nke.
ubushobozi bwawe bwo gufasha abantu bugomba kujyana n'ubushobozi bwo kwibaza ibibazo byiza no gutekereza, ukaba wakwibwira uti ibi ntabwo ari byiza kuri jye, ntabwo nshobora gukorera ibintu n'ibi, ntabwo nshobora gukorera ibintu n'ibi abandi, aho kwigirira nabi ufasha abandi kugira ngo ubabare nyuma. Mpamvu ntacyo bimaze gukora neza ukabara nyuma yaho. Oya, ibyo ntabwo ari ubugwaneza, ni intege nke. Ikimenyetso gikurikiyeho kiranga umuntu ugwa neza by'intege nke ni umuntu bigora kuvuga uko yumva ibintu ngo atange igitekerezo cye no mu bandi. Murabona abantu batajya batanga ibitekerezo, babicaye ahubwo bishabisha bareba hasi, niba abandi bari kuvuga babaho cyane kubera ko atinya ko abandi bamwanga, biramunanira kuvuga icyo atekereza, noneho agahitamo kwivanga mu bandi bantu atagaragara kugira ngo hatagira umenya ibye, batagira umenya ibyo ari gutekereza, mu gihe hari nk'ikintu abandi bari kuganiraho bashaka umwanzuro. N'urugero, niba muri inshuti nyinshi muganira ku kintu, havutsemo wenda impaka, hakavukamwo ibice bibiri bihanganye mu bitekerezo, we ubwe nta cyemezo afata, nta gitekerezo azatanga cy'uko yumva ibintu, azareba gusa uruhande abogamiraho atabuze, kugira ngo atagira n'umubaza uko we yumva ibintu ngo abisobanure. Niba wibona gutyo, nyakuri umunyantegenke kugira neza kandi nta cyizere wigirira, ngo ni ubunyantegenke, ukeneye kuba umuntu uhagarara ku gitekerezo cyawe. Nawe urabikeneye, mu gihe abandi bashoboye guhagarara ku bitekerezo byabo, nabo nawe urabikeneye guhagarara ku bitekerezo cyawe ukagisobanura. Nawe ufite uburenganzira bwo kurengera ibitekerezo byawe, ukavuga uti ibi ni gutya, ibi ni gutya, ndabibona gutya, dore n'impamvu. Voilà, iyo wumva ari ibintu bikunanira kuba wavuga igitekerezo cyawe mu bandi, nuko hari ibyo ugomba gukora, hari ibyo ugomba gukosora kuri wowe ukagira ugahinduka. Hari ibyo ugomba gukora kugira ngo ibintu bikosoke, ni ngombwa cyane. Ibi ni ibimenyetso biranga umuntu rero ugira neza yibagirwa. None wakora iki kugira ngo ushobore gusohoka muri ibi bintu byo kugira neza wigirira nabi? Niba wibona muri ibimenyetso kugira neza wigirira nabi, ugomba kubyamagana ukavuga uti stop, oya, ntabwo nzongera gukora ibintu byo kugira neza nigirira nabi. Ikintu cya mbere ugomba gukora kerekeye ikimenyetso cya mbere twabonye, kubera ko bikugora kuvuga oya, ugomba kwitoza kuvuga oya kugira ngo ubyimenyereze. Ni kubera ko utarabyimenyereje, kubera ukuntu wenda wakuze, kubera kutigira icyizere ufite, ugomba kubyitoza, ugafata nk'igihe cy'icyumweru byitoza, ukavuga uti iki cyumweru ndakimara nsubiza oya ibintu bazambaza, uko bishoboka byose kose ndasubiza oya. Nyuma ugenda ubyimenyereza buhoro buhoro, bigeraho bikaza, kongera ugafata ikindi cyumweru. Impamvu ntabwo ari ukugira ngo ube umuntu mubi, ariko iyo utabyimenyereje, iyo utabimenyereye, ntabwo bikorohera kuvuga oya. Ugomba rero gukora imyitozo yo kubyimenyereza, ukagerageza buhoro buhoro, bigenda biza. Urumva ko waba wafata icyemezo ukavuga uti ngiye kwiga kuvuga oya, uyu nambaza iki ndabwa ngo oya, ukavuga oya. Niyo rwose ari ibintu wavuga oya, ariko byitoze kugira bize muri wowe, bisohoke muri wowe, bijye mu kamenyero, maze ibyo bagusaba gukora byose ugasubiza oya. Nyuma wenda ushobora kubitekerezaho ukareba niba ari byiza kuri wowe, wakwifuza kwisubiraho ukabikora, ariko icy'ingenzi ni ukubyitoza, ni kwitoza. Mwabyumvise? Inama ya kabiri kugira ngo ukire ibyo bintu, iyo bagusabye ikintu, mbere yo kugira icyo ukora, uzajya ubanza ushyire ku munzani, urebe icyiza n'ikirimo, icyiza n'icyo kibirimo, ubipime ku munzani. Mbese kugikora biraza kukubabaza nyuma yaho? Byibaze, mbese hari akamaro bigufitiye kugikora? Mbese hari icyo biraguhungabanyaho? Byose ukabyibazaho, mbese ukibaza ibibazo bishoboka byose, maze ugashyira ku munzani, maze ukabona guhitamo niba urabikora cyangwa utarabikora. Ni ngombwa cyane, kubera ko nudafata igihe cyo gutekereza, ushobora gufata icyemezo kikakubabaza nyuma, kandi ibi ni ibintu bibi cyane, ugomba kubyirinda. Iyo wibajije ibibazo byiza rero, ufata icyemezo kitazakubabaza, ufata icyemezo cyiza gikwiranye nawe. Inama ya gatatu ijyanye no gushyiraho imipaka. Ushyiraho imipaka ibitarengwa, ukayishyira iwawe, ukavuga uti ibi ngibi ntabwo birengwa.
iki nta wakinza abantu, iki ntago nafasha bigeze aha, ugashyira imipaka. Ni ngombwa cyane, buryo udafite ibitarengwa abantu benshi bararengera. Isi tubamo ni kwimeze, ugomba rero kwerekana ibitarengwa iwawe. Iyo ntabyo ufite abantu baragusuzugura, bazi ko byose wemera, hanyuma bagakomeza kukwifatira. Uko bigenda, kubera ko abantu benshi kuri isi bitekerezaho bonyine, bitekerezaho gusa, abandi ibyo birabari. Abandi si ntago bajya bishyira mu mwanya w'abandi, bavuga ati si uyu muntu simbumangamiye. Oya, yitekerezaho. Igihe cyose bimugendekeye neza, ibyawe birakureba, we areba ibye gusa. Nawe rero nutabyumva, ukigira agatebo bayoza ivu, abantu babi bazari kuyoza nyine, bazari kuyoza. Kubera kutirwanaho, kubera kutigirira icyizere. Ntawe uzabigukorera mu mwanya wawe. Niwo ugomba kubyumva, ugomba kwereka abantu ibitarengwa iwawe kugira ngo bakubahe. Ni wowe wereka abantu ko bagufata. Niko bimeze. Ugomba kubimenya. Inama ya nyuma nagusangiza ni uko akenshi ugira neza kubera ko ushaka gushimisha abandi, kubera ko uba ufite ubwoba ko bakwanga bakakuvaho. Ariko ugomba kwiyumvisha ko abantu nibafata icyemezo cyo kukwanga bakava mu buzima bwawe kubera gusa ko wemeye kuba uriwe, kubera ko witekerejeho gato, noneho witekerejeho ukanga kwiyibagirwaho gato bakagenda, uzabareke bagende. Ntabwo n'ubundi bari inshuti, ntabwo bari inshuti zawe abo ngabo. None se ufite ubwoba bwo gutakaza inshuti ikuvaho kubera ko utashoboye kuyiha ibihumbi 10 gusaba? Kandi nawe ariyo yonyine wari usigaranye uri gucungiraho. Ufite ubwoba, ufite ubwoba bw'inshuti ikuguza amafaranga maze utayiyaha ikakuvaho. Inshuti guhora ko utayihaye ikintu nawe kandi icyo kintu ugikunda cyangwa nawe ugikeneye. Nutakaze inshuti nk'iyo ntukababare, yireke igende. Iyo ngiye ahubwo ugize Imana ikagenda, uwo muntu yari kumwe nawe kubera inyungu yagukuragaho gusa. Ntabwo yagukundaga nk'inshuti nyashuti, ntabwo yagukundaga nk'umuvandimwe. Kubera ko iyo umuntu agukunda aragukunda, ni urukundo. Urukundo nta kintu rushingiraho, ntabwo rushingira ku bintu uruha. Ntabwo nkunda kubera ibyo nguha. Uwo mureka agende. Ni ngombwa rwose kwiga kuvuga oya. Abantu bakumva ko bifite icyo bivuga kuri wowe. Ntushobora kubikora, ntushobora kubikora. Ibyo usaba ntabwo ushobora kubikora. Oya, niko bimeze. Ndetse rimwe na rimwe ntukeneye no kwisobanura. Nta impamvu yo kwisobanura. Iga kuvuga oya, ushyire mu bikorwa izi nama zose tumaze kubona muri iyi video. Bizagufasha guhagarika kugwa mu ntege nke zo kurengera mu bugwaneza bwawe, maze ukababara, ugatangira kuba uwo uriwe. Ntabwo dukeneye kuba indyarya kugira ngo dushimishe abandi. Icyo dukeneye ni ukuba uwo turiwe. Niba rero ushaka gufasha, fasha rwose, ni byiza. Ariko ntugafashe kugira ngo nyuma wumve utameze neza, wumve ubabaye maze wicuze, wiciragureho, wicura urubanza. Oya, icyo gihe ntabwo uri gufasha, uba ari ukuba indyarya, uba wigirira nabi, uba wibeshye. Mwabyumvise rero, ni izi nama nifuza kubasangiza uyu munsi. Niba iyi video ari ikikunguye, ntushidikanye no kuyisangiza inshuti zawe, kandi wibuke ko no kuduha like nibwo buryo bwo kumbira ko washimye video. Njye wibuka kuduha like. Hanyuma mwibuke no kwiyandikisha mukanda subscribe usabone. Murakoze rero, nawe utaha ku yindi video. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze mwiyiteho, muharanira kugera ku munezero n'inzozi zanyu. Mwari kumwe na Lady Jane. Bye bye.